reception narize mu byiciro byinshi bitandukanye andirimbira nararize cyane nagize emotion nyinshi cyane muri reception ariko no ku munsi wa dote narabyutse mu gitondo ikiniga kiramfata ngiye kujya muri salon ndabanza ndarira ugiye muri swaga nyine numvaga ikiniga kiri hano numva mfite akoba. Oye twizere ko mumeze neza cyane mwese mukurikira ibiganiro bya MKTV twizere ko ari amahoro ibintu bimeze neza cyane bushize mwana bikunze ntago ndibuze kuvuga ibintu byinshi cyane mwakunze episode ya mbere twe twabwiye ko tuzabazanira iyi episode igiye kugaragaza none ko byari bimeze mu gihe cya mariage ubwa mbere twarebye muri bateretana impano yamuhaye abantu nawe mbona muri comment batungurwa n'impano harya ninde wahaye iriya mpano ya box nese ariko nawe uri gitangaza nese ubu si umugore nta impano ya boss ejo uri nagobonye akantu hari akantu karabutoni ya postinze ejo bundi umukobwa mwiza pe uteye neza yambaye akaboxa donc akaboxa ka TI kagaragara hejuru karenze hejuru kabaye na kanini karenze urumva biragwe biterwa nyine ariko arabakobwa bafite gene z'abahungu nyine ubwo nawe ntiwamurenganya ariko baza na Brian yaravuze ko ambara boxer Brian nawe kandi yatanze impamvu ze zisa nkaho zumvikana ko nta n'ikibazo kiba kirimo ariko ibaze nge natanze boxer ku mukobwa madamu neza bundi abantu rero bavuga ati isi kubera iki wategereje kumuha box dusubiriza abantu bibaje icyo kibazo muri comment batagize amahirwe yo kukubona duheraho ariko se oya ahubwo cyo wikivuga aho ngaho ugiye kujya mu mabanga oya ahubwo ntangajwe n'ukuntu babyibajijeho kandi none se nta kintu gitangaje kirimo kuko boxer ni imyenda y'imbere nyine y'abasore y'abagabo ni nk'uko nyine waha ni nk'uko wamuha ikindi kintu cy'umwenda ipantaro kandi abagabo hafi ya bose reka ratamufasha abagabo hafi ya bose abasore bakunze kuba banebwe mu kugura amaboxer n'abasengeri abenshi kabisa ni bake abantu uzaba badafite abakunzi abafite nka kamwe cyatubira abenshi bibuka kubigura kugira ngo abenshi bibuka kubigura nk'iyo mu girlfriend we aje agasanga trip ziko nzibonye handi gihe kinini akagenda kugira ngo abatipe bafate umwanya wo kujya kugura amaboxer niba aragenda akagurira rimwe ubwo ngubwo akazongera akajyayo nka nyuma kugira ngo abyibuke nuko ari umuntu rero abakobwa babibonye ntekereza ko ariyo mpamvu babyibutsa cyane ni nk'amasengeri nibyo ni nk'amasogisi kabisa karagaciyemo rero kugura amasogisi aka amasogisi none nanyisigaye naraguze ashobora kuba ntafite arenze abiri ubwo nawe humura uzabona uza kuyakugurira arababyumva ahubwo arababyumva yazanzanira aga package ndebe nimba yes karagaciyemo rero nibyo ngibyo ni Simbi ndetse na Mike mumaze kubimenyera ni kubufatanye na Max TV ndetse na MK kugira ngo nyine mujye mubona experience n'ubuhamya butandukanye bw'abashakanye bitewe n'ibyo banyuzemo twaganiriye uko bateretanye uko batageze bapostingana harano babikunze bavuga yuko nabo byabongereye nyine security ya relationship yabo reka twinjire none uyu munsi muri mariage reka mbaze Simbi ariko nago namwerukaga amakuru neza urasa neza merci ariko iyo ni code oya ubwo nari iyo ni code yawe nabonye ikiganiro nagiranye na Kayirebwa iyo ni code yawe kabisa niho oya ubwo nganira n'abantu beza gusa nganira n'abantu beza gusa nk'urebe Simbi ukuntu asigangana donc duherukana atangana gutya uriya sera mayi niki kiri kumubyibushye cyane oya iyi ni ngerega n'umumama kandi namushatse afite uturo duke agomye kuriya rero naba ntagabura iyi ni sinye ko ngabura neza ubasha ahubwo ni ugushima Imana nyine ituma tubona ibyo kurya bihaye ibaza aramutse akimeze nk'uko arameze ibibazo naba ntagabura byaba ari ibitangaza najya nanyura ahantu baturamugabo ingona ntagabura ese amafunguro ya Simbi uzi neza ko akunda bagizwe n'iki
uyu ifiriti 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 ni iya mbere uretse ko uko wayikundaga cyane akiri umukobwa na nyuma maze kuko njye sinkunda amafiriti njye nikundira ibiryo bisanzwe kawunga imboga cyane imiteja ageze mu rugo rero yikonformye ku buzima nari nsanzwe mbamo amafiriti tuyarya gakeya ariko ni ibiryo biri favorite kabisa amafiriti na mayoneze na ketchup nicyo adakunda hanyuma na kapisa nuba bakunda kumutanira kapisa cyane rwose kuko ngewe ntabwo bisaba ngo ni uko ari umunsi uri special niba ngize ahantu nkabona udusambusa twiza ndadutahana iyo ngize ahantu nkabona akapiza ndakamutahanira nawe yanyura ahantu akabona kake kakantahanira nuko nguko tu dore amarangamutima aramurenze ikintu udakunda kurya ikintu adakunda ndakizi ipapayi niyo kiranga cyane ariko njye nibaza impamvu atayirya narayibajije byaranyubeye ariko ntayikunda ntago ayikunda ni nk'ukuntu muhaye ayirya nk'umuti ni nk'ukuntu atinya udusimba two mu rugo dore tubonyaga kabisa ipapayi iriyo rwose tubonye agasimba hano yaravuze ngo reka mbe ntacyo nzagaruka kubera icyo udakunda imbwa udupusi ntabwo mbikunda ko kuva mu bwana bwanjye ntabwo nakundaga ibisimba narabibonaga nkatinya nkabona binteye ubwoba nyine kumwe umuntu akunda agasimba runaka bakaba nk'abantu batunga imbwa mu ngo ipusi shange wabyo nyine ibintu ngenda bitinya cyane iyo uza gusanga Mike wewe abikunda byari kugenda nanjye ngenda bikunda ahubwo ngiye nkunda imbwa ipusi sinyikunda ariko imbwa ndazikunda ariko yambujije kuyicirira ku buryo nashakaga no kugurira gatoya guha umwana nka gift ariko kubera ko bitinya narabiretse nyine nta kundi nabigenza ntabwo byakubangamiye oya mu buzima nyine ugomba kwikonforma ku bintu burya ni kimwe nuko nanjye ari byo nkunda nk'ubwo urumva sinkunda amafiriti yaremeye ashyira umupira hasi ntayateka kenshi ngo nyine nanjye kuko adakunda imbwa ngomba kwemera ashyira umupira hasi ibintu byose ni uko bihita biganisha rero mu rugo aho ngaho nabashakanye reka tubanze turebe ukuntu mariage yanyu yari iteguye hari abantu bagera ku munsi w'ubukwe barashwanye kuva umunsi wa mbere bategura ubukwe kubera kutumvikana ku bintu bitandukanye banze tunyure mu urugendo rwanyu mutegura ubukwe byari bimeze bite rwari ruryoshye kabisa rwari ruryoshye ni n'ikintu nshimira Imana ndashima Imana kubera ko ntabwo twigeze tugira bya bintu byo gushwana twashwanye ikintu cya mbere twabanje kugera ku matariki cyane cyane ubukwe habamo ibintu byinshi hari icya mbere cyo kubyemeranya byo twabiganiriyeho hari icya kabiri cyo gusetinga amatariki kujya iwabo kujya iwacu noneho gutangira gutegura imyiteguro y'uko ibyo byose ntekereza ko byagenze neza nk'itariki yaryo tugeze twishwaniraho gakera tugeze twihariraho wapi hari itariki imwe ngira ngo yo gusaba iyo tutumvikanyeho gakeya ariko bigeze aho turayumvikana bamwe bashaka samedi abandi ku cyumweru kubera ko nyine mu muryango dufite abadivantisite benshi ngewe urumva byagomba kujya ku cyumweru nawe rero yifuza samedi ariko kugira ngo basumvikane kuko ngewe numvaga twafata iminsi itatu itandukanye civile ukwayo dot ukwayo na mariage religieuse nyine nayo ukwayo kubera icyo ariko wabishakaga impamvu bituma utagira stress kuko iyo byabereye umunsi umwe ugasanga dote yabaye mu gitondo muvuye muri dote mugiye muri eglise muvuye reception mugira stress itabaho bimwe ugasanga birapfuye biragonganye amasaha arabafashe mugiye kwifotoza mwifotoje ifoto imwe ati birarangiye ati amasaha yatugendanye ati reception igiye gutangira ariko iyo byabereye bitandukanye mwitegura neza mufite umwanya uhagije niba ari dote nyine umva ikaba ari dote iryoshye mugateguramo ibintu byose mushaka mutirukanka nyine kubera amasaha uwo munsi mutumvikana ku itariki ni ya dote ni ya mariage ni bwa mbere iyo yaryo yashatse ko byabera umunsi umwe rero ko ukuntu nataga amakwe kenshi nambariye abageni aho ati stress mbona baba bafite ntabwo nayishobora iyo byabereye iminsi itandukanye nabonye ko ari byo bari byiza mu makwe naratashye ayo byabereye umunsi umwe n'igihe byabereye umunsi utandukanye nkabona diference rero irimo nkabona ko iyo byabereye iminsi itandukanye
bigenda neza cyane. ninde waje rero uhengamira ku wundi akemera umunsi wiwe? ni njyewe kubera ko nawe yabonye avantage ariko urumva nawe yanyeretse avantage zirimo, ariko no muri iyo minsi nabereye pare mu bukwe abantu babiri. Ubwa mbere basaba mu gitondo, tujya mu rusengero, tujya no kwiyakira, ewa na stress yari hatari. Hanyuma hari n'ubundi bukwe ndibuka nabwo bwa Magic the Black, nabwo dusa nk'ibintu bimwe byabereye umunsi umwe, nkabona byabaye koko harimo stress ndende, abantu barananiwe, murajya kwifotoza, ntimwifotoza igihe kinini, muragiye, abantu barushye, n'ababaherekeje n'ababafasha muri protocole bose ukabona ntabwo bameze neza. Rero ninjye wavuze nti koko bya bintu avuga bifite ukuri. Abana okay, reka tubitandukanye, dufata umunsi wo kujya mu murenge wari na special ko twahuje na Sevanant wari ku itariki 14 z'ukwa kabiri. Hanyuma dusaba weekend ikurikiyeho ari dimanche, kubera ko mu rugo twari dufite abadivantisiti benshi. Hanyuma ubukwe mu kiliziya, mu rusengero, muri Eglise Vivante, ndetse na reception biba ikindi cyumweru. Urumva rero ko ninjye washyize umupira hasi. Tugiye kwinjira aho biba biryoshye noneho sasa muri mariage nyirizina, ariko tukiri aho ngaho, ni ryari wibuka muri gupanga ubukwe mwapfuye akantu kari fani mugasa nkaho umwe yagize uburakari umwe murimo? uburakari nka gute? Uburakari kubera iki atari kubyumva? Ntabwo ahubwo hari ikintu cyabaye agastress ya mariage, agastress kaje, yahise arwara. Njye noneho bure niyo mpamvu dukora bino bintu kugira ngo dushime Imana. Tujya gukora ubukwe, personally twese twahuye n'ibibazo bigoye, dushimira Imana kuko yadufashe kubisohokamo neza. Bwanjye bwa mbere tujya gusezerana mu murenge, yararwaye byahatararemba minsi nk'ibiri imbere. Hanyuma araremba kabisa, handi namunaga ko ubukwe bugiye guhagarara. Hanyuma tukiraho ngaho watekerezaga iki? Hari ibintu mu cyaro, umugeni wanjye ubwo mu cyaro se bamuhaye, oya nyine ndavuga ngo mu cyaro bo bahita babitekereza gutyo, wowe watekerezaga iki? Nubwo uri umukristo ariko uko nyine kose hari icyo watekereje. Naricaga nkasenga, ahubwo si nicyo gikomeye. We yenda yararwaye, ariko ubona ko ari n'ibintu bishobora gukira iminsi 2-3. Muzehe wanjye datumbyara we yararwaye, none hararemba, afatwa na crise ya diabete, araremba bya bindi byo mu rwego rwo hejuru. Habura nk'igihe kingana iki ngo habura iminsi nk'ibiri ngo civile ibe. Hahandi navuze Imana, ibi ngibi rero ibaze rero kujya muri civile, wenda umubyeyi ari mu bitaro, madamu nawe ntabona ameze neza, ngira ndavana Imana, noneho ibi bintu rero ukize imbere, ndabona ntabasha kubyakira, uba ari wowe wikorera, ku buryo numvaga mpangayitse ko ubukwe butari bube tutajya mu murenge. Ariko umunsi wo kujya mu murenge cye kumva numva nijoro arambwira ati niba ntangiye kumera neza, tujya no mu murenge, ubona yazanye akamurara ariko still imbaraga zitaraba nyinshi. Muzehe wanjye ari down, arihangana araza, ariko ntiyari ameze neza. Birakomeza noneho kugera ku bukwe ho, noneho madamu arakira, ariko muzehe wanjye none imbere y'iminsi nk'ibi nararemba ku buryo hahandi bigera ko batubanza hari umusaza agiye no kwitahira. Ntabwo watekereje ibindi bintu ku ruhande bishobora kuba biri kwitahira? Wari abantu se banteje amadayimoni mu izina rya Yesu, ntabwo ngiye ndinzwe n'amaraso ya Kristo. Arakurinze, ariko kuba yabakurinze ntabwo byakubuza kubitekereza? Ntabwo nigeze mbitekereza. Peut-être ko sinzi nari mind yanjye, ariko ntabyo nabitekereje. Gusa nkibaza kuki ibi bintu bije mu gihe ngiye gukora. Urumva ngiye ndi imfura mu rugo, umusaza wanjye nibwo bukwe agiye gukoresha bwa mbere, umunsi w'ibyishimo, ararembye ku buryo yanaje mu rusengero atameze neza. Tujya no muri reception, ubona mbega ni hahandi ni Imana yamufashije, ni Imana yamufashije. Ni ukuvuga ngo rero, ariko naje kuganira n'abantu benshi bakoze ubukwe nyuma, ndanasobanukirwa yuko ubukwe ni ikintu gikomeye, ni ikintu Imana yahaye umugisha wo ku rwego rwo hejuru. Rero ni kimwe mu bintu byonyine Satani atishimira. Iyo ubukwe rero bugiye kuba, byanze bikunze Satani akora ibishoboka byose kugira ngo ateze ikibazo. Ngira ngo abantu bakoze ubukwe bose bareba iki kiganiro cyangwa badukurikiye bashobora gutanga ubuhamya. Nta muntu n'umwe ubura akantu kari special kaba kandi kavuga kati banze bigiye gukomera. Rero namwe akari special nako ngako ku burwayi kabaye. Ibyo special nibyo byatuje, byari bibi cyane. Hari igihe nari ngiye gukora accident. Nabwo yaragiye gukora accident.
Imana yarandinze pe. Imana yarindiye ku kuguru kwari n'ikindi kintu cy'icyuma cye kigiye kunyikubita ku kuguru kuntu kigwa nk'aha ngaha imbere y'amano neza bura gato urumva nawe gukora ubukwe ndi gucumbagira nyine satani ashakira hose inguni zose ariko iyo musenga muhozaho araza akabura aho yinjira nyine agatsindwa nibyo buriya abantu benshi bakoze ubukwe n'abagiye kuzabukora niyo mpamvu ngira ngo iki kiganiro kugira ngo tubwire abantu ibyo bintu Imana yagiye dukorera tunayishimira cyane ariko tunabwira abantu bazakora ubukwe mu gihe kizaza bajye bafata umwanya wo gusengera ubukwe bwabo kuko uhura n'imitego bya yindi idasanzwe ibaze none sibaze nk'ubu ukabona umubyeyi wawe amerewe nabi agiye gupfa ukabona yarembye ubuzima bugeze kure na mudi yo gutegura ukwita ihinduka none ugasanga no muri famiye nagize famiye y'intwara ariko data bukari n'iwacu ndabashimira pe nazashaka undi munsi none bashimire bidasanzwe ariko ababyeyi bo nta n'ukuntu nabashimira uretse kubabwira murakoze ariko babaye intwari ukabona umuzara arembye ariko nkabona muri famiye ari barumuna banjye ari bashiki banjye bimeze bite inshuti bimeze bite nkabona umumama arimo arambwira ati gahunda humura turakora ubukwe ibintu bimeze neza turimo turitegura naye nakubita agatima k'umusaza ameze nabi abantu Imana ibintu bizacamo ngeweho nagiye no gukora ubukwe naranze no gufata konje narakoraga rwose kubera ko twari twarapanze ibintu byose ku murongo narakomeje nkakora ndi kuko nakoze ubukwe samedi vendredi nari ndi mu kazi ndataha nyuma ya saa sita rwose umuntu kano kanya uri gutegura ubukwe hari couple runaka iri gutegura ubukwe no yitegura ku bana ariko stress zabamaze rimwe na rimwe ntibumvikana bla 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 hafi yo kubivamo no kubireka mwebwe mubagiriye inama ndabaza isimbi cyane kugira ngo bazategura ubukwe barinde baburangiza hatajemo gushwana hafi hari abantu bategura ubukwe hafi yo gusubika ubukwe kubera kutumvikana mu mutegurire y'ubukwe mwebwe niki cyabafashije cyatumye mu by'ukuri mwumvikana akantu bakave mu nzira ibyo kuko ari n'ibyo wenda mutegeze mu mwaka bati bitubivanemo ibi tubirekeremo mwebwe niki cyabafashije kumanaginga izo stresses ikintu rero cyambere cyadufashije nuko twebwe twashyiraga hamwe ibintu byose kandi mbere na mbere ko ubukwe aba ari ubwacu twebwe babiri nitwe tuba tuzi nyine ibyo dushaka bijyaniranye na go zacu urumva rero hari ukuntu abantu bajya gutegura ubukwe bagakora ikosa ryo kubishyiramo abandi bantu agafata nk'umuntu ati uyu ni umuntu wangereka musharge kino kintu kandi mu by'ukuri wenda ntabwo mufite guzima usanga wenda guhitiyemo nk'ikintu utashakaga ukabibona ku munota wa nyuma utakigihinduye ariko twebwe twaricaraga twavuga ati deko gutya na gutya amabara bizagende gutya dekorasiyo nziza nimeze gutya ahantu byabera tukapropoza gutyo nyine gutyo na gutyo ku buryo abandi bantu nabo abantu bacu ba hafi tubabwira ibyo twamaze gufatiraho imyanzuro twe twabanje tukicara tukabigena bizagende gutya na gutya byose numva rero icyo kintu ubwacyo kirihagije kuba cyatuma mupanga ibintu byanyu neza kandi nta gushwana rero gushwana mba numva ari choice umuntu ahitamo kuko mushobora kwirinda ku gushwana kandi bigashoboka kuko hari igihe tuvuga wenda umwe avuga ati nshaka ko bibera hano undi ati hoya ni hano banza wumve impamvu za mugenzi wawe ashaka ko bibera nawe wumve za mugenzi wawe uri gushaka ahandi noneho mushyire hamwe muhuze noneho mufate ikintu mwese muri buhurizeho mutarinze nyine kuvuga ngo turashwanye n'iki oya ati ngenda aguma kuri iki cyanjye nawe akaguma kuri kuya umwe nyine aba ari bushyire umupira hasi nk'uko yabivuze nyine ugaharira mugenzi wawe kuko wanumvishe ibyiza byaho n'iki mbese byose mukaganira nta mutima mubi mbese ntiwirebeho cyane ahubwo urebe ibintu mwese byabashimisha kandi bikwiriye niki cyakurishije mu bukwe rero hari ikintu nayishatse kongeraho kimwe kuri ako kantu abone kuza kubwira ikintu cyatumye nagiye kongera ikintu navuze ibintu byiza cyane byo gushyira hamwe ariko hari ikintu nagira ngo mwongerereho mu bukwe niba ushaka ko ubukwe bwawe buba successful fata umwanya wawe n'umugabo wawe cyangwa n'umugore wawe mubanze mwikorera ubukwe mwenyine
kuko abandi bantu uri buza nibo barazanamo bwuzabo nk'uko yari abivuze kuko nujya guhamagara Karori cyangwa Marilene ari bukubwire ko ibigezweho ari ukugenda muri V8 agukonvenke ko mugomba gushaka V8 cyangwa BMW cyangwa ibindi sibyo agukonvenke ko jaride nziza igezweho cyane ari kandi nyamara iyo jaride iri bukodeshwe wenda miliyoni 2 izo modoka ziri bukodeshwe wenda 300 kandi uri bubyemere wemere witere icyuma harimo n'abafata ngo credit bagiye gukora ubukwe urumva nyamara ubukwe burya iriya ni celebration wedding day hari wedding day hakaba na mariage uriya munsi wedding day w'ibirori ni umunsi umwe burya mariage ikomeye ni nyuma ya wa munsi umwe nibyo bikomeye rero niho hazamo utuntu nk'utwo ugasanga baragurutse ngo ariko ngo kuki natanze biriya bifaranga byinshi ku modoka nkatwe ngo twaricaye twose nashoboraga gushaka imodoka z'ibitangaza nkazigendamo sibyo cyane cyane wenda ko njye no muri showbiz mvuga nta mafoto azagwe turumvikana se kuki najya gukodesha imodoka mfite imodoka yanjye fata decision ngenda mu yanjye nagendagamo barayidekora neza niyo nagenzemo urumva cyane rwose nta bindi bintu byinshi urumva nta kintu byari bidutwaye urumva turareba costume nari naraziguze nk'amezi 5 mbere urumva naziguze nk'amezi inkweto naziguze nk'amezi 3 mbere noneho nkagenda none ikindi kintu cyambere kiza ubwo do tips ndasangiza abasore iyo utangiye gutegura ubukwe bitangire kare nyine umubajije ibintu byose nagiye kurangiza ubukwe ibintu byose narabyishyuye nawe paritiye ku ruhande byose yarabyishyuye kubera iki twagenda twishyura make biza kurangira ubukwe byararangiye rero ntekereza ko ari byiza kwishyira hamwe mwebwe ubwanyu rwose za nama nyinshi z'ubukwe nta kintu icyo zigufasha iyo zisanze warashyize ibintu byawe ku murongo biba byiza ariko basanze nta musima mufite urasigara nkanjye nakoreje inama ebyiri ariko nazo zari za komite ya organisation z'abantu 6 b'inshuti nta zazindi ndende nigeze nkoresha baramfasha birarangira neza genda neza ibintu bigenda neza cyane kugeza tugeze ku munsi nyirizina isimbararira nk'umwana muto agomba kurira rero kuriya munsi biba bikomeye cyane ese kuri wowe doko personal ureze bafite nyine ibintu bimuriza ku munsi ubukwe wowe ni iki cyakurishije uriya munsi dore urakibutse n'ubagira ngo ugiye nko kuri oya urumva nyine bawumva ari ikintu kidasanzwe ugatekereza ukuntu ugiye kuva mu buzima bwo mu rugo kandi wowe wenda naguciye mu ijambo warize ababyeyi batangiye kuvuga batangiye kuguha impano muri reception narize mu byiciro byinshi bitandukanye andirimbira nararize nagize emotion nyinshi cyane muri reception ariko no ku munsi wa dote narabyutse mu gitondo ikiniga kiramfata ngiye kujya muri salon ndabanza ndarira ugiye wariswaga nyine numvaga ikiniga kiri hano numva mfite akoba njya muri salon bisanzwe nditegura umukobwa wari kwambara ari mu cyumba ategereje ko bamuhamagara agasohoka hanze nabwo numvaga mfite ikiniga nta kintu nabashaga kurya nta kintu nabashaga kunywa numvaga mfite ikiniga hano ubwo rero ndasohoka n'iki mbere nsohoka ngera imbere nta nubwo nariraga nyine wabonaga meze neza nirinda kureba abantu gutya mu maso ngutarira ariko nyine iyo bigeze mu gushimira ababyeyi b'Imana emotion niho zitangira kuza nyine urumva umubyeyi warakureze kuva ukivuka uri mutoya akagukuza akagushyingira urumva ari ikintu gikomeye rero ugiye gukora urugo rwawe nyine kubaka urugo rwawe ari ikintu gikomeye kumva nyine ni uruhurirane rw'ibyishimo ufite muri wowe kuko ntabwo uburira kubera ko ubabaye ni ibyishimo ni uruhurirane rw'ibyishimo byinshi bigatuma nyine ugira emotion ukarira hari abantu rero bashobora kubona umugeni arira bakagira ngo yagize agahinda yababaye hoya aba yishimye muri we ariko nyine ariko ashobora no kubona urira kubera atishimye nanone bibaho ari nko wayambaye hari uwo bakushonnye muri decoration nabyo bikabyanguza cyangwa akagira stress nyinshi hari abatinda kwimakiya bakamucanaho umuriro ngo sohoka nawe akagenda afite agahinda ubarize kubera n'ibyishimo ese wowe uri kumubona ari kurira